Reka nkwiye ikaze hano kuri iyi cano, aho tukuzaniye ikibanza kinini rwose kiri mu buso nka 600 hafi 700. Ni ikibanza kinini, ni ikibanza kinini murabona ko kiri hano ku muhanda. Uyu ni umuhanda gikoraho Bumbogo hano Nyabikenke. Dore icyo kibanza ngiki rwose kiri haraguru y'umuhanda, tugiye kuhabereka muharebe. Murabona ko umuhanda ugikoraho, reka duseseremo rero tukikwereke. Dore ngicyo murabona ukuntu kingana, ni ikibanza kinini cyane. Dore ngiki rwose gikora ku muhanda, ni urubanza runini ku muntu wifuza gutura ahantu heza hano i Bumbogo. Iki kibanza yakabaye agishyira mu byo akeneye. Ikibanza ni cyiza rwose, murabona ahantu kiri kirateretse, kimeze neza, kiri ku muhanda nk'uko mubona view yaho. Ni ahantu hateretse, ni mu buhinzi, ariko icyo mugombe kuba mukizi ni mu buhinzi. Kiri mu buhinzi ariko ni ahantu baba bateganya ko bahashyira mu miturire. Ni ahantu rero heza hano i Bumbogo hejuru. Iki kibanza ushobora kukibika, ukaba wakibikamo amafaranga cyangwa se ukakibyaza umusaruro mu bundi buryo ushaka. Ni imari rero twari tubafitiye hano i Bumbogo hejuru. Muze muyisure muyirebe. Umuntu ufite ubutaka hano i Bumbogo rwose aba afite icyitwa amafaranga, bitewe n'uko ari ahantu hunguka umunsi ku wundi. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.